ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jay Squeezer wa mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira bati Jay Squeezer wa mipangu, ntujye kure y'inkuru za Shadibu, ndetse ukomeze ubidukurikiranire hafi kugira ngo amakuru akomeze kugenda tugeraho. Nanjye ndavuga ni rwose nimugire muhumure, inkuru za Shadibu ndamutse nzigiye kure se ubundi nabangiye hehe. So hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo mwakomeje kugenda mubyumva yuko ariyo nkuru yakomeje kugenda ica ibintu, ndetse abantu barimo baragenda bayivugaho bigiye bitandukanye. Bamwe ugasanga barayivugaho uko bashaka, abandi barayisesengura uko bishakiye, ndetse abandi bagakomeza kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. So ndagira ngo noneho mwuka byaramwe mbabwire nti iyi nkuru yamaze kugera iwa Ndabaga. Iyi nkuru yamaze kugera iwa Ndabaga, dore ko hari n'abasesenguzi bakomeje kugenda bayivugaho bitandukanye, ndetse hari n'inkuru imaze gusohoka none ahangaha. Inkuru yasohotse rero ikaba ari inkuru yanditswe n'igitangazamakuru cyitwa Umuryango. Ndagira ngo kwanza mbanze mbasomere iyi nkuru, ubundi noneho tugende dusesengura, ducacambuwa, tugenda turebera hamwe ngo ese byagenda bite Yugi aramutse hamwe n'icya. Kuko ku makuru mfite none ahangaha nuko wa mwana w'umuhungu wa Madrede wasambanyije Shadibu amaze kumuhereza kiwingu, tayari inzego z'umutekano ziri nawe ziramufite already. Murabizi ko iby'iwacu ntibijya bitinda. So byagenda gute Yugi umukaraza aramutse hamwe n'icyaha cyo gusambanya ku gahato, icyo amategeko avuga? Ubu nicyo tugiye kurebera hamwe. Mu ruganda rw'imyidagaduro, inkuru za mbere ni ya Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu na Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi, umukaraza watawe muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nyuma y'uko Shadibu amushinje kumusambanya ku gahato. Icyaha cyo gusambanya ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 yo mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo urukiko ruguhamije icyo cyaha uhanishwa igifungo cy'imyaka kuva ku 10 ariko kitarenze imyaka 15 muri gereza, n'ihazabu ya miliyoni kugeza kuri 2. Ibimenyetso bishingirwaho mu guhamya ukurikiranyweho icyo cyaha birimo ibizamini bifatwa n'ikigo gishinzwe ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera cyangwa se RFI, Forensic Medical Evidence. Iyi raporo yerekana ko wasambanyijwe yakorewe ihohoterwa, yakomeretse mu myanya ndangagitsina, amatembabuzi yo mu gitsina arapimwa agahuzwa n'ukekwaho gukora icyo cyaha. Ibindi bimenyetso byifashishwa birimo ubuhamya n'amakuru y'ababibonye cyangwa se ababyumvise na ba nyir'ubwite, ubuhamya bwabo burifashishwa. Inyandiko z'ubutabazi za hafi, abatangabuhamya, ndetse n'ibimenyetso by'uko wahohotewe yatakambye. Ibimenyetso by'ikoranabuhanga, digital evidence. Hano harebwa ubutumwa, SMS, WhatsApp n'ibindi birimo amajwi cyangwa se amashusho bishobora kugaragaza iterabwoba, kwemeranya kw'indahemuka cyangwa ikoreshwa ry'ingufu. Ni ryari bivugwa ko habayeho ihohoterwa rishingiye ku gitsina? Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu
haba ku mubiri, mu mitekerereze, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa uw'igitsina gabo. Icyo gikorwa kimuvutsa uburenganzira bwe kandi kikamugiraho ingaruka mbi. Iryo hohoterwa rishobora gukorerwa mu ngo cyangwa hanze. Ni mu gihe gufata ku ngufu ari ugukoresha undi muntu imibonano mpuzabitsina nta bwumvikane bubayeho, hakoreshejwe imbaraga, iterabwoba, amayeri ndetse n'ibindi. Mwabantu mwe rwose, ni ukuvuga ngo uwitwa Yugi, ngewe ku makuru ushobora kuba ngendeye kuri bino bavuze, ku makuru ndetse nanjye ubwanjye nshobora kuba mfite, nawe ubwe ngo yahise asohora akavideo ka Shaddy-Boo icyo gihe arimo aramwakira mu rugo, rwose ubona ko yamwishimiye biteye ubwoba. Ariko se nkongera nkibaza, ubwo Yugi yasangiraga na Shaddy-Boo bari babiri gusa ko nabonye hari abantu benshi, abo bantu bo bahise bataha ako kanya, bivuze ngo barasigaranye ku bwumvikane ndetse bafite n'ibindi bintu bari buze kuza kwitaho, cyangwa se umwe akaba yarazi ko n'ubundi agomba kuza kurara. Muri video yafashwe Shaddy-Boo arimo arakira Yugi, rwose ubonaga ko bafitanye ibyishimo n'ibiki byose, ahubwo hari deal runaka ishobora kuba itaragenze neza, cyangwa se muri uko kunywa amayoga hari ibyo batigeze bumvikanaho. Icyo kintu muze kuza kwicara mu gitekerezo, ndetse muze kuza kugihereza umwanya uhagije kugira ngo mudahubagurika mu kubivugaho. Uretse gato hari undi muntu nari mbonye wari ugize igitekerezo atanga kuri ibi bintu. Hari umuntu wari uvuze ngo, mwa basore mwe muve mu nzu z'abagore batari abanyu, mwa bakobwa mwe muve mu nzu z'abagabo batari abanyu. Nyuma y'ibi twinywerere si twigendere. Umva noneho mwuka byaramo. Hari undi muntu avuze ngo, kugeza iyi saha hari ikintu ntari gusobanukirwa. Niba Shaddy-Boo avuga ko yibuka asangira na Yugi, akongera gukanguka asanga baryamanye kuki muri gufata umwanzuro ko Yugi yakoze rape? Ntabwo ndi kuvugira Yugi kuko hari impamvu RIB ikeka ko yaba yarakoze icyaha aregwa, ariko mwe amakuru muri gushingiraho mufata umwanzuro ntahagije, cyangwa hari andi mufite muri kugira ibanga. Umuntu nawe wabyivugiye bisanzwe, njye ndimo ndagenda nivugira ibyo abantu bavuze, sishaka kugira uwo nanduranyaho, cyangwa se umuntu uvuga ngo njye sindimo ndatanga ubutabera, cyangwa se ngo iki ko hari abantu abonye ngo bo batanga ubutabera. Njye ntago ntanga ubutabera rwose, muzabimenye. N'umuntu uzaza ngo aje kunshakiraho ubutabera azamenye ko yibeshye. Inzego zibishinzwe nizo zibikora, njye nshobora gutanga opinion icyo akora. Hari aba-influencer ajya mbona nkabona ngo batanga ubutabera, njye nshobora gutanga opinion yanjye uko mbyumva ibintu, dore ko mba ntanahari, bikarangirira aho ngaho. Ariko noneho imihanda yacitse ururondogoro, buri bigoryi byose ibiki n'ibiki biraza
ngo mu birasesengura ngo inkuru ya Shadibu bakayongeramo n'ibitari birimo bakagira gute ibi bintu mwuka byara mu bintu Imana izambabarire rwose jewe sinzagire uzi ko umuntu ahura n'ikibazo aho kugira ngo abasenzi baze bagufashe mu kibazo cyawe cyangwa se bakugire n'inama uburyo wakitwaramo ahubwo noneho bakaza bameze nk'abagushinyagurira sha ariko njyewe narabivuze imyaka n'imyaniko nuko wenda abantu batajya banyumva nkavuganisha utu duhungu tw'amadirede nagiye ibyo ni ibintu nagiye mvuga ibicuro nyinshi cyane nyinshi nkavugana utu duhungu tw'amadirede nta mutima tugira ariko uzugira ngo uzabone umuntu w'umugabo wemeye agasuka akavuga ati mimi naitika niwe kama demu nikare wakuja wanisuka kichwani uwo nguwo ntacyo atakora simbimushinjije mumbabarire nta muntu nshinjije hato na hato hatagira umuntu uza kuza kuvuga ngo Jesu wa mipangu ngo yaciriye iteka Yugi yageze gute ugasanga abahungu bose basutse n'abatera amaherena barimo baragenda banyurira hoya nta muntu nigeze nshinja nta muntu nashinjije gusa icyo nababwira cyo ni kimwe utu duhungu tutagira imirimo dukora tw'amadirede iyo kagize amahirwe kakagira nk'ahantu kikurira amafaranga kakigurira ubuyoga kakabukuzanira mu rugo cyangwa se ukagasanga mu rugo iwako kaguze n'igitoki n'utunyama two mu nda cyangwa se isosi y'ubunyobwa n'ubugari mpaka amafaranga yaguze mu ubwo buyoga yagombye kuguramo itabi urayagaruza wa mukobwa we niyo mpamvu ngewe mba mbasaba kugenda gake impamo ya Mungu pe kandi ntabwo ibintu mbivuze none nta nubwo bibaye bwa nyuma mbivuze mubimenyere ni kuripa ariko ikibazo no kuripa chakula cha umbwa abazi igiswahili muraza kumva baramusemurire abatakizi nabyo biraza kuza gufasha ko hari ukuntu njya kubona nkabona ntago buri muratanga ubutumwa mba natanze nk'uko bikwiye birasaba rero ko ahantu tumvise navuze mu rurimi rw'amahanga uze kuza gusobanuza kuko nashyizemo akantu kari hadiko Shadibu rero nk'uko nabibabwiye ejo nawe agira ave muri izi ngegera pe Shadibu nawe niwe witeza bano bana bakagira ubwo bamumenyera bene ako kageni rwose ngaho mu gitondo ngo yakundanye ngo n'uwo bita ngo yegoye ngo yegoye ngo wawo ni ngo uririmba indirimbo yagize akajwi ngaho mu gitondo ngo washwanye ngo arimo ngo arakundana ngo na Kenike Shati ngaho ngo yatandukanye na Kenike Shati ngo yagiye kuri Kayishi Kevin noneho bose niko gengo yose birirwana bamunywesha ibintu biremereye n'ibike byose bakamukenera mu maguru bakagira Shadia amaze kugira imyaka myinshi n'ukuri kw'Imana nagira ave muri bano bana ashaka umuntu w'umugabo buriya Shadibu mwari muzi ko nimuraba kuri ukuntu yabaye ariko none ahangaha aramutse abishatse akavuga ati I'm back in business ndagarutse yatwika kandi bikomeye cyane n'ukuri kw'Imana Shadibu aramutse avuze ati none hangewe ndagarutse yatwika byadanje kabisa ariko muri buka Shadia sha ngo ba Diamond sha icyo gihe Shadia kugira ngo uzamufatishe byabaga bigoye cyane ni keza cyane ni keza ni karanasaza kagaruka muri game kagaruka ariko biriya bintu kanyweye ujya wumva ko Shadibu niyo usigaye avuga hari ukuntu wumva nyine utazi Imana nyagasani none buriya Shadibu umwihariko afite ni umuntu ukundwa n'abantu abantu baramwikundira nyine barakikundira bya hatari ngaho mumbwiza kare mumbwire hari undi mukobwa muzi ukundwa nk'uko Shadibu akundwa uwo bandi ni umunyamahoro nta bintu byinshi cyane yiberamo akunda kwisekera niyo mpamvu nyine abantu bamwikundira
rwose pe, bantu muvugana nawe, bantu muri hafi, mugerageze mumuganirize. None ahangaha biro ntabwo byoroshye kubera ko situwasiyo arimo, ndetse ari nawe biramutse bikubayeho nk'uko, ntabwo byaba byoroshye, ariko rwose mumuganirize, munamube hafi. Kumuba hafi si ukuvuga ngo kumuba hafi in terms of money, no. Kumuba hafi nyine nk'umushuti, mukamuganiriza, biramutse binabaye ngombwa Shaddy Boo akajyanwa wenda nk'ahantu muri rehab, kuko niba ngegera nka kuriya ishobora byonyine nubwo yaba umwere bitewe wenda n'ibimenyetso runaka bizagenda bigaragara, ariko biriya bintu ni ubugegera, kandi ngewe mbivuze nkomeje, ubabara babare, ubinyengera binyengire, ariko mwumve ko biriya bintu ari ubugegera. Ndetse n'abajyanama ba Shaddy Boo, umuntu ahise umubwira ati tujya ku mbuga nkoranyambaga uhite wandika kuriya, nawe ntabwo ari umujyanama mwiza, kuko imbuga nkoranyambaga ntabwo zitanga ubutabera. Ubu ngubu uretse wenda ikintu tuba turimo turakora ni ukuba dukora nk'inkuru nk'izi ngizi dusubiramo, ariko nta gishya. Nta gishya tuba tugiye kuvuga, ni ugusubiramo. Ngamo mbahora mumuhiza ukuri. Aho natangiriye iyi nkuru, mbwira ikintu gishyashya navuze mutaruzi cyangwa se utigeze wumva ku munsi wa mbere, uretse gusa nyine kugaruka nkongera nkabisubiramo, nkasubiramo ibyo navuze, just kugira ngo nibonere views. Urumva icyo kintu ukuntu kibabaje cyane? Ni ukuri kw'Imana, ibintu bibabaje, ni ibintu biteye isoni kuba umuntu yagenda agatekereza ko kuvuga ibibazo bye ku mbuga nkoranyambaga ari byo byonyine biraza kuza kuba solution, cyangwa se ari byo biraza kuza gutanga iki, biraza kuza gutanga ubutabera. No, ku mbuga nkoranyambaga uba ugiye kwiteza amenyo y'abasetsi. Hano hari abasetsi benshi, hari abashinyaguzi, uretse kuba bafata ibyo bintu bakabyoherezanya kuri za WhatsApp bakaguseka, bamwe bakanajajinga batarabanza no kumva ibyo ari byo n'ibiki byose, bakagukora ama episode ugatanga views n'ibiki. Nk'ubu ngubu nta n'umuhanzi wemerewe kuba yasohora indirimbo hakiri ibyo biganiro bya Shaddy Boo, nta n'umwe. Ariko kubera iki? Nizo nkuru nyine zirimo ziratrendinga, nibyo biganiro birimo biratrendinga. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ushobora kuba wakora ubu ngubu tugivuga inkuru ya Shaddy Boo, ni ukuba tuyisengura, tuyisubiranamo, tugarurana amatitire mashya, ariko nta kindi kintu mumbabarire mubwize ukuri. Iki kiganiro murakirebye murakirangije pe, ngambwira ikindi kintu cyahindutsemo muri iyo nkuru. Si bya bindi bose barimo muravuga, si bya bindi navuze ejo bundi. Ariko nujya kureba titire ngo noneho ngo ngaruye ubwinu, cyangwa se ngo nzanye ibindi bintu ngo by'ibimenyetso ngo mutigeze mumenya, ukabishaka mu nkuru, amara kurangiza ikiganiro ugatuba uyu muntu ni imbwa. Ati imbwa, nabwo narebaga cyo kiganiro cyose ngo kubera iki. Ngewe icyo nababwira Shaddy Boo, arimo aragenda agira amahirwe yo kugira ngo noneho yisubireho, ave muri ibyo bintu abamo by'amabwa bidafututse. Erega buriya bariya kuru ntacyo bamurusha, abandi bakobwa bose ntacyo bamurusha, uretse gusa nyine ko babonye ko ikikwiye kuba bashyira imbere ari ugushaka amafaranga, kuko n'ubundi baba barabyiyemeje ni mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So Shaddy Boo rero naye inabidi achague kusuka ama kunyoa, ndetse byagakwiye kumubera isomo, akavuga ati inzoga menya atari izanjye, bimushobokeye naza akazireka. N'ibindi mambo ya uvutaji na mambo ya vidonge inabidi aachilie ukweli kubera ko uno munsi uriya ashobora kugira kuriya
ejo hakaboneka n'undi nawe uza kuza gukora ibindi. So Mana nyagasani Shadibu, niba unyumva, niba uzareba kino kiganiro, uzarebe rwose ukuntu bigenza ibyo bintu, ubyarenginge ubive mu nzira rwose. Ibyo bintu ntago bikigezweho ku muntu w'umubyeyi, noneho byo ni akamaramaza. So guys, ngira ngo mwabonye ko izuba ryatangiye kuba ryinshi. Uyu ni Jessica Mpanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Mukore subscribe cyangwa murorere.